Ndabasuhuje, tekereza ibi buhoro buhoro. Wigeze kubona umuntu wabayeho mu bukene akamenya kubaha buri wese, akagira umutima woroshye, akamenya kuvuga murakoze na mbabarira, ariko bukeye gato agatangira kugira amafaranga, ubuzima bugahinduka, imyenda igahinduka, ibibazo bigahinduka, maze wa muntu n'ubu ukimumenya, ijwi rigahinduka, imvugo igahinduka, umutima ugahinduka. Si uko yabaye umuntu mushya, ahubwo nuko amafaranga yazamuye ibyari byihishe imbere muri we. Uyu munsi reka turebe impamvu zituma abantu benshi bahinduka iyo bagize amafaranga. Si ukubacira urubanza, ahubwo ni ugusobanukirwa ukuri k'ubuzima. Mbahaye ikaze mu kiganiro, kandi wibuka gukora subscribe, share ndetse na comment. Amafaranga atuma bumva bafite agaciro karenze abandi, bumva ko amafaranga ari yo apima umuntu. Abantu bamaze kugira amafaranga batangira kwiyumva nk'aho batagikeneye abandi, bumva ko bashoboye byose bonyine. Amafaranga agaragaza uwo muntu uwo yari we mbere mu mutima, ntabwo ahindura umuntu, ahishura uwo yari ari imbere. Abantu bamaze kugira amafaranga batinya kongera gusubira aho bavuye, bagira ubwoba bw'ubukene, bagakabya kwirinda abandi, batangira gutinya kugirwa inama, bumva ko ufite amafaranga ahora ari we uzi byose. Inshuti nshya zibiyegereza kubera inyungu, bigatuma batakaza inshuti za kera. Abantu bakimara kugira amafaranga batangira kugereranya abantu n'ibyo bafite, umutima ugatangira gupima abantu ku mafaranga. Amafaranga abaha ijambo ritigeze ribahabwa, bakavuga ibyo bashaka batitaye ku bandi. Abantu bakimara kubona amafaranga batangira kubona isi mu ndorerwamo y'inyungu, icyo batabonamo inyungu bakakireka. Kwikunda bikarushaho kwiyongera, bashyira imbere ibyabo kurusha byose. Abantu babakorera bakababona nk'abatagira agaciro, bakibagirwa ko bose bangana mu bumuntu. Batangira kwitandukanya n'abandi, bakumva ko batandukanye n'abasanzwe. Amadeni bafitiye abantu batangira kuyibagirwa, bakibagirwa abigeze kubafasha mu bihe bibi. Amafaranga abaha imbaraga zo kwihorera, bakishyura nabi abigeze kubapfobya. Batangira kubeshya ngo bagumane isura, bagatinya kugaragaza intege nke zabo. Abantu bamaze kugira amafaranga bagira ubwoba bwo gutanga, kubera gutinya ko basubira inyuma. Inshingano zo gufasha abandi bakazirengagiza, bakibagirwa ko amahirwe ari impano. Abantu bamaze kugira amafaranga batangira kwibona mu ndorerwamo y'ubutunzi, umutima ugatakaza ubwiyoroshye. Bibagirwa ko amafaranga ashobora gushira, bakibagirwa ko ubuzima buhinduka vuba. Ariko reka nkwibutse ikintu kimwe gikomeye cyane: amafaranga ni nk'urumuri, ashobora kumurikira icyumba, ariko ashobora no kugaragaza umwanda wari uhari. Amafaranga ni igikoresho, si igipima umutima. Uwo wari uri imbere y'amafaranga niwe uba uri inyuma yayo, keretse uhisemo guhinduka. Abantu bazibuka uko wabubashye, si uko wabacishije bugufi. Bazibuka uko wabafashije, si imodoka wari utwaye. Amafaranga ashobora kukugeza kure, ariko umutima mubi ushobora kugusiga wenyine. Ubutunzi nyabwo si amafaranga uriho, ni umutima ukiri muzima, ufite ubumuntu, ufite ubuntu, ufite kwicisha bugufi. Niba hari uwo muntu ushaka kuba, jya wibuka ko amafaranga agenda ariko izina rigasigara. Icyubahiro kiruta ubutunzi, umutima mwiza uruta konti yuzuye. Urakoze kumva iyi nkuru, niba yakugiriye akamaro yisangiza abandi. Murakoze.